urumva nigeza kandi ngira nareba imbere yuko mvuga kuri biriya ko navuze ko kuri gahunda y'abakobwa bayiteraho n'iy'abahungu bayiteraho naribi urumva iyo gahunda uzayifate suyifite uzayifate uyikubita agakonje gutya urumva ugiye none ujye gushaka gukora tatu nari babanje gutestinga hari n'izo njya mbona ku mbuga nkoranyambaga rekwetera ku myanya yabo y'ibanga no mu Rwanda birahari abasore Kigali barisobanuye ku mukobwa ugiye kwiteresha tatuwaje ku myanya y'ibanga umaze kubaza ngo mutera kuri iyo myanya nyine ni kuri iyo myanya yandira fake cyo koze kandi singavuga abantu ngo muzi ngo yandirenga ritonda ngo uhagera uti icyo kibazo rwose nuko numara kugira gutya urumva ukwiye ibyo kujya gutangira gukora amatatuwaje for free urumva urimo urarimbuka ntabwo byari byaba ko ushobora kujya gutera tatuwaje wenda ku mwanya w'ibanga gahunda igahita ni namuka ngiye mu byo kuvuga ngo wenda turi buze kuza kwibeta nyuma y'ibyo byose nituramuka twibese ntabwo ibonyishyure bro cyane ngo ishinya y'ingo ni tatuwaje byo nabyo bigenda bite ariko ikintu nabwira abantu nishashagena byose baga izahabu nta muntu ushaka kwicira business y'abantu banimve neza nyine uzi uko bikorwa uzi nyuma yaho bizagenda gute abantu ushaka amakuru so rero abantu bo guhubuka bo gusara sibivuze ko abantu bafite tatuwaje ari ibirara sibivuze ko abantu bafite tatuwaje ari abamarayika cyane sibyo ya makosa twakoze nge namwe ariko ngewe biri bite bigaragara cyane kukurusha bro siko abantu bambaye amakote bose ari abantu biza so rero ukabona umuntu from nowhere arakubonye gukora tatuwaje cyangwa se ngo ufite tatuwaje wagisambanye wakirara urumva wenda hari ibyo akora bibi kurusha wowe kuko abonye ufite ino misatsi abonye wambaye amaherena abonye ufite amatatuwaje amaboko y'u Rwanda ngo ibyo bintu bishushanyijeho namaze ko banagishanyije koko kwacitse urumva reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe uri hirya no hino ukurikira ibiganiro bya Rare Entertainment ntekereza ko ari iby'agaciro kuba tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu by'umwihariko bya entertainment ariko tuza no buzima busanzwe ariko nanone hari kariyeri abantu uyu munsi basuzugura batazi n'agaciro kayo itunze abantu ifite umumaro urubyiruko reka bivuge gutyo ari no mpamvu uyu munsi navuze ngo tuze kuza kubiganiraho ariko mbere ya byose nkwibutse ko hano ku Gicumbi Cinema Center tubakorera ibintu bijyanye no kuba twakwigisha ibijyanye na cinema cyangwa se filime yaba kwitunganya kuyandika kuyobora lighting sound byose kugira ngo ube mu professionnel muri ibyo uyu munsi rero reka banze nakire umuvandimwe wanjye yitwa Shema Tattoo urakoze cyane brother salam bro beze neza namoro kabisa cyakora ubundi hari ukuntu umuntu yibrandinga ugahita ubona nyine icyo akora nyine kira gusobanura tuba tugomba gusa n'ibyo dukora cyangwa se nabo turibo cyakora bura nk'izi tatuwaje zikumaze nk'igihe kingana gite aho ntago ari kini okay zirarutana kuko nago zagiriyeho rimwe zose aho hari zimaze imyaka 10 hari zimazeho amezi 2 hari zimazeho nkino ya Mary uwo ni mama wawe yego imazeho shika ni myaka ni batari 3 ikibazo by'amatsiko nyine kuri tatuwaje ndahari bro cyane ko n'abantu turi kumwe hano ubumvise uburyo nabo bumva cyo koza umunyarwanda afite ikintu cyitwa imitekerereze kuri tatu nuvuga ngo wenda nko mu kantu mbashiye kubona none cyangwa se mu twatiri kubona ibitekerezo byabo mbyumvishe kuri tatu bro turacyafite urugendo mwa abantu mwe rukomeye buri mujene wese ushaka kuza muri ibintu bya tatu cyangwa se ushaka kubikora yitegure guhangana biri seriye bro sibyo guhanganira icyo ukora icyo ukunze cyangwa se ikigutunze niba utahita yari yabyo bivemo ubwo ngiye rero ubu ngiye kubariza abanyarwanda cyangwa se abantu bazareba iki kiganiro hari umuntu ureba umuntu ufite tatuwaje agahita amufata mu yindi image akati uriya muntu ni kirara uriya muntu yishyizeho biriya bintu uriya muntu ni umunyatabi uriya muntu ubundi tatuwaje isobanura iki cyangwa se ni iyi mpamvu nyamukuru ituma umuntu yishyiraho tatuwaje nari najya kure sibivuze ko abantu bafite tatuwaje ari ibirara sibivuze ko abantu badafite tatuwaje ari abamarayika cyane sibyo ntabwo bivuze ko wowe Leandre udafite tatuwaje undusha imico myiza yego cyangwa se ko bangiye bifite tatuwaje mfite imico mibi kukurusha no ntabwo ngo bireberwamo ibi bintu
bijya cyangwa se bijya kuza mu Rwanda abo byagaragayeho bwa mbere nakwita ko batari bafite indero mu Kirundi niko bavuga sibyo ni wa muntu apana no kuvuga ngo ni ku bastar bro tubaho ubuzima busa aho handi amakosa nkora ari nayo wowe umuturage wo hasi cyangwa se wa muntu navuga utazwi cyangwa se utari kuri no mihanda ya social media amakosa nakora niyo nawe wakora sibyo twese turi abantu ariko kuko ngiyewe wenda wambonye kuri kamera cyangwa se wambonye kuri televiziyo yiwanyu cyangwa se wagize gute bya bindi twakoze bisa ya makosa twakoze nge nawe ariko ngiyewe biri bite bigaragara cyane kukurusha sibyo impamvu nta yindi nuko urimo gushaka kumenya ubuzima bwanjye sibyo mbayeho gute sibyo ya mafuti umbonyeho nkaya kuko ndi umuntu ntago uri uruze kuza kubyitaho kuko nawe ushaka wayakora ahubwo uri tuvuga ati ni ikirara kiriya n'undi reba nikishushanyije urebe ihena cyambaye reba biriya bisatsi bro siko abantu bambaye amakote bose ari abana beza sibyo siko abantu bafite no misatsi twese turi bibera cyane abantu mukunda kwambara amakote ni muntera ibuye ariko most of the time umuntu ugiye kugutuburira nimba hari abatubuzi bari no mujyi wa Kigali sibyo bacyambara nabi cyangwa se abajuru bacyambara nabi nta kazi bafite abantu bari mu kazi uyu munsi n'abantu basa neza bro umuntu uzaza kukwiba asa neza naguze dufite abantu benshi bagiye badutuburira bro tubona ko ari abana beza bro tatouage noneho ku muntu uyishyizeho hari abafite tatouage arakubwira ati ntabwo ivaho ati kira kintu sinakishyiraho icya mbere hari akantu nigeze kuvuga kuri RBA ngo ikintu cya mbere n'amakuru ese koko mbere yo kuvuga ikintu ukuri kwawe niko sibyo arisho ko uko kuri kwawe urimo kuvuga ko ari ukuri ari ukuri ukabona kujya kujudginga abandi bantu none se hari undi muntu wavuze ati tatouage uyifite ntiwatanga amaraso ujye agendeye ku kisa okay ajya kubivuga bivuze ko ari ikintu yihunda yarahereyeho sibyo hari ubushakashatsi yakoze nimba yarabashe kugaragaza ubushakashatsi kuvuga ati tatouage igiye ku mubiri w'umuntu ngibi ibintu bihinduka mu mubiri akabyerekana sibyo akerekana n'ingaruka mu gihe runaka bro mfite tatouage nishyizeho 2011 sibyo 2011 kuva uwo munsi kugeza ino saha nta kintu bro nta kintu cyahinduka ku buzima bwanjye sibyo ndi umuntu ntago nzi bitaro bro sibyo sinzi serivisi zo kwambara Imana zanazindinde sibyo nanabishimira Imana ahubwo ari n'umuntu wavuze ngo nta nubwo ngo batera ikinyango umuntu ufite tatouage okay nimba batamutera ikinya bivuze ko umuntu nubundi ubwe ni ikinya ubwo ndamutse niza gutana nababara bro urumva ndamutse ni rwara nababara gute se ikinya kitamfata urumva dira cyagufata tatouage ibiri kuri plasma inyuma bro kagahu ushaka kujya gutya kumwero sibyo yes ikindi mubona ona nshaka kuba mfite tatouage wakora gutya kumva nta kintu urimo kumva hakaba ari gihe uzabona nk'umujama ufite tatouage wayikoraho ukumva birabyimbye tu ukumva yes biba bitandukanye bitandukana rero sasa bitandukanira first of all ibikoresho sibyo n'umuntu urimo kugukorera sibyo bivuze ngo izi zawe ntabwo uri kuyumva ariko hari abandi unabone nabyo niyo utanamukoze we gusukiriye ukabona irabyimbye sibyo no ngo haba harabayeho kumukoresha ku bikoresho bidafite karite sibyo ikindi nawo n'umuntu urimo kumukorera nawe na experience afite ku ruhu kuko we Leandre uruhu rwawe ntabwo rumeze nk'urwanjye buryo nzatakurwanya ntabwo ariko nzatakurwawe so rero iyo experience niyo idutandukanya twese cyakora ubwo ngiye kujya muri twa tubazo tw'amatsiko nareka bisa ndaye iyo ugiye gutera tatouage reka mvuge igitsina gore abenshi hari n'izo njya mbona ku mbuga nkoranyambaga bari kubatera ku myanya yabo y'ibanga no mu Rwanda birahari sinzi hari akavideo kanjye kigeze gukwirakwira mu minsi ishize kano kavideo uyu muntu uramuzi ntago namukubwira uramuzi usanzwe umuzi abazana Kigali barisobanuye urumva bro nundeba aho ngaho nta kibazo na kimwe mfite sibyo nta kazi bro nzi neza ko ino tatouage nimara kuyikora amafaranga no muntu ari bonyishyure
ashobora kuba yanyishyurira rent cyane habaho nkorera sibyo yego babaye babiri babaye batatu niryo terambere nk'umujene bro sibyo namuka ngiye muri bino bintu ngo kuko ngo ngiye gukorera ngo umukobwa ngo anababita abasambanyi yes man arigiye mba numva ari nk'ukuntu mpura n'umuntu mwana mupapa rero hano nagiye kumubwira nabihabuze gato ndamwubashye ko ari umuntu mukuru umuntu wese ubona akazi k'umuntu sibyo ntabone ko ari akazi ko kumuteza imbere cyangwa se ko guteza imbere igihugu bro iyo gutya ndi umujene ndimo ndakora igihugu kimwe kirunguka sibyo hari umujene akwiye kuba uri hariya muri rigori utameze neza sibyo ariko ndimo ndakora mbona udufaranga uko ntera imbere niko n'igihugu gitera imbere igihugu ntago ari buno butaka igihugu n'abantu sibyo so rero ukabona umuntu from nowhere arakubonye ngo ukora tatuwaje cyangwa se ngo ufite tatuwaje wagisambanye wakirara urumva we ku giti cye urumva wone reka okay namu papa twabaye inshuti reka bari nanga urugero naga byaza kuza kumuraka nta kibazo uko papa nkuri yaraje wenda hari ibyo akora bibi kurusha wowe sibyo kuko abonye ufite ino misatsi abonye wambaye amaherena abonye ufite amatatuwaje ngo mbega ikirara ngo nabaho ngo mbonye ikirara sibyo hari umupapa ejo twahuriye ankos inambaye ngiye nkunda kwambara amasengeri kuko nago nkunda ubushyira ngo nyine nago nkunda ibintu binshyira cyane no ku branding ibintu byawe sinibyo nyine ngiye nkunda kuba ndi free urumva papa arandembuza urumva mfite ikintu cyo kwita nsoma umuntu direct icyo agiye kumbwira yego ndeba umupapa ukuntu amamagaye n'agasuzugura akoresheje amamagara mbe n'ibintu agiye kumbaza ansubije gutya nkuko nagusuza gutya gumana ukuboko kwanjye kuzengurutsa kamere ubwo nanjye kuzengurutsa gutya niko kamere igenda izamuka igenda yizamura abarambaje none se ngo bino bintu bishyizeho aka kanya byavaho browse like ushaka ko mbikuraho nkande wowe ntaramusubiza yego nina cyarimo kwiga ikintu cyo kumusubiza cyarimo kureba ndamusubiza iki ntamukomerekeje kandi mubwije ukuri urumva umupapa ndamurenda amazi papa birakubangamiye kuba zima tatuwaje zindiho ataciye kurengo cyane aho ngo yaranyiteje sasa urumva yaranyiteje bikabishe kuko bro nta hantu muzi nturi umwana we apana kuvuga ngo ndi umwana we sibyo sindi mu nshingano ze urumva sindi mu bantu areberera sindi mu bantu bagira ikibazo bagahangayika sibyo we gusa kuko ibyo bintu bya tatuwaje cyangwa se byiki atabyumva mu mutwe cyangwa se atabyemera urumva arimo kumva ko nawe ugomba kuba nkawe ugomba kujya mu mujyo umwe nawe yandire uyu munsi uramutse ushatse kuba uko ngewe nshaka ntago bikunda ntago ubukiriwe yes nuramukugiye no gorana kuvuga ngo ngereka nzashimisha yandire ntabwo ngomba gushyira amatatuwaje bro uzisanga nyuma ushatse ko ubuzima uwo bwawe bwari kugushimisha bitagikunze cyane bro tubaho rimwe urumva papa namubwiye se kuba tatuwaje ngiye zindiho birakubangamiye ngo cyane ibaze urumva ese bikubangamiyeho iki ngo reba ngo umujene nkawe ngo umusore ngo amaboko y'u Rwanda ngo ibyo bintu ushushanyijeho namaze ko banagishanyije koko kwacitse urumva namaze ngiye kubinga nabishushanyijeho nimba ari uguhinga nahinga nimba ari ukubaza nabaza akazi kanje ndagakora buri munsi urumva namukuje ku kazi kanje ugasanga nyine tu ndasane usavuge urayira nyuma y'ego ubwo reka mite nonjya ku kibazo ubwo ni ibibazo bibiri bisigaye kuri tatuwaje tukajya mu bindi ni urugero nagize amahirwe yo kumenya ahantu batera tatuwaje nza no kumenya uburyo bimeze n'inshinge mukoresha iya ink ijyamo ntabwo ishobora kugira ikibazo ku mubiri cyangwa se ni umuntu wese waterwaho tatuwaje kuri icyo kintu hari uruhu nawe ubona ko rurwaye okay hari indwara z'uruhu zisanzwe sibyo gutya wowe deje n'umuntu cyangwa se to no muganga kikureta abona ko uruhu rwawe ntacyo rufite ariko umuntu ufite uruhu rufite ikibazo hari sinye uruhu wari ufite sibyo aho ngo umugira inama kujya kwa muganga sibyo akabanza akamenya ikibazo afite iyo ubonye nyine tu bitari normal nkawe nk'umuntu nyine tu nawe uhita ubibona aho
ikindi kuvuga ngo hari umuntu utajya tatuwaje niko warumbajije hari utajya tatuwaje ntarwo kabisa ikindi warumbajije ngo inshinge ikibazo reka nanagisubize n'abantu bose mbere yuko umuntu agukora tatuwaje menya ko ni ubuzima bwawe sibyo yego okay ni ubuzima bwawe twavuga ko ugiye gukina nabwo kwishimisha yego ariko ureba nyuma yaho haravamo iki sibyo umuntu ugiye kugukorera afite ibintu agiye kugukorera ibintu agiye kugukoreshezaho produit cyangwa se materiel agiye kugukoresha irimo kubona ko nyine uri safe wowe gira amatsiko mubaze ngo nyereka ibyo ugiye kunkoresherezaho kuko bro hari ukuntu ushobora gusanga okay binabaho ntabanga ririho ugasanga umuntu akoresheje n'igikoresho gukoresheje wagiye kugikoresha ku wundi bitewe n'iki bro bino birahenda abantu mu byumve bino bintu okay hari nk'umuntu ujya kubona nkabona muri comment ngo shemangura gukora neza ariko ngo urahenda urumva bro ntago ari njye uhenda hahenda ibyo bintu product sibyo uyu munsi Shema Tattoo Studio iri kuri standard yuko ibikoresho tatu yo muri Amerika ikoresha nibyo natwe dufite sibyo umuntu ushaka kujya wenda guhinyiza ibyo ndimo ndavuga ujye kuri platform zanjye zose yaba ari zanjye yaba ari za studio sibyo yaba cyangwa se nabo dukorana ujyeho urebe ibikoresho birimo birakorerwaho sibyo ntago ari ikintu tuza ngo twafoto uyu munsi ejo birarangiye n'ubuzima bwa buri munsi icyo dukoze uyu munsi nicyo dupostinga sibyo urabibona ikindi abakiriya bacu mbere ko yaba njye yaba abo dukorana mbere yuko ntangira kugukorera mbere yuko mfungura ibikoresho ndabanza nkabikwereka wowe nkabifungura mu maso yawe muzagira mbona mu video yanjye menshi ubwo urumva nahise ngira ikibazo none se ubwo niba wamugani uwo muntu agiye gutera tatuwaje agakoresha ibikoresho yakoresheje ntashobora kwanduza umuntu of course nimba uhubwa uticungiye sibyo umuntu akajya gukoresha ibikoresho yakoye ku wundi muntu gute se atakwanduza seje urumva ko ari muri yes ariko mu gihe byakozwe mu buryo buzima urumva mu gihe byakozwe uko byateganyijwe nta bintu by'amanyanga bijemo nta bintu byo nyine tu nimba wagiye muri business emera ko ugiye kwishoramo iboromane birahenda abantu bagiye babyumva sibyo nimba ngiye nshobora kuba nagura imashini sibyo umuntu wo muri Amerika arimo arakoresha ntago wowe Leandre nje kugukora ku giciro nk'icyo gakwiye kujya gukoresha muri Amerika sibyo ninda no mukana nabikubwiye uzanseka sibyo uzavuga ati ibintu ntago byizeye ariko kuko nzi ko ndimo ndubaka business yo mu myaka 10 iri imbere ndi butangire neza kugira ngo ya myaka 10 iri imbere izagere business yanjye utari buza kuza nyine kuyinyega tu niko nabivuga ku mukobwa ugiye kwiteresha tatuwaje ku myanya y'ibanga ubwo ntabwo ndi kubaze ngo mutera hehe kuko ngiye kubaza ngo mutera hehe kuri iyo myanya nyine ni kuri iyo myanya yandira fake cyo koze kandi singavuga abantu ngo muzi ngo Leandre ngaritonda bana hari umuntu kana postinze video yawe arumva umuntu ahita yandikira ngo Leandre ngo kuko ngo witonda ngo abantu nago bakuzi oya hari inyamabara hari ukwitonda urumva hari ukwitonda no kumunyamatsiko amatsiko yawe nanga urumva ngiye bahiza amatsiko y'ahantu mutera ariko reka ibyo ne kubibaza ahubwo ndabaza ngo no nacyo kimwe utemere kumbaza sibyo we ba open mutera bariza abantu bose nyine tu cyazo mva cyamatsiko ushaka kumbaza mutera hehe yo mugiye gutera ku mukobwa ahana ashaka sibyo we umukiriya ni umwami sibyo tuvuge uniyo wizanya muri bino bintu mushiki wawe araje sibyo mushiki wawe araje mushiki wa Leandre araje avuga ati Shema nshaka ko okay ahantu nabonye abantu benshi akunda kwibaza cyane okay ku mabere ku bibero by'umukobwa umugongo se cyangwa se okay hahantu ushaka kwambara akabona ko ahishe ngo uhagera uti icyo kibazo rwose nuko bro niba ashaka kubwira ngi ndashaka tatuwaje hano niho ugiye gukora n'ahandi hantu ushaka sibyo niho ugiye gukora ntago ari bujye kujya kwitera kuri iyo myanya nyine kwibere neza sibyo ku buryo uri mwambika ubusa nujya kumwambika ubusa hari ibindi bintu ushaka ariko hari igihe biba ngombwa ko ndimo ndakubwira nkatwe apana nk'abandi n'urugero niba keneye wenda tatuwaje kwibere ryose ntago biba kwibere ryose se gute okay nacyo reka twemere ko bibaho naribi nkuko urimo kubyifuza iryo bere sibyo urimo ryabaye igitangaza kuri wowe ni nkuko najya gukora undi muntu ku ngohe
kuri njyewe sibyo uko nzaba ndimo ndakora umuntu kungoye niko nzaba meze nkuko nzaba ndimo ndamukorera kuki kwibere bose ikintu mbashakaho niki ni amafaranga njya kujya muri bino bintu ibyo bintu byose nzi ko bizavugwa cyangwa se ari cyo kintu kizaza amaso y'abantu kuruta akazi ngende ndimo ndakora sibyo so nuvuga ngo nimba abantu ariko nguko bafata iyo business wowe ugiye kuyinjiramo ukinjiramo nawe muri iyo mico bakubonamo nta tandukano cyangwa se na kindi gishyashya ugiye kubazanira uko bagukekaga cyangwa se uko bakekaga iyo business niko urimo kugira gute kuyerekana sibyo tuvuga urugero nk'uwo mukobwa araje urumva akubwira ndashaka tatuwaje wenda yo kwibere sibyo agatangira kwisetsa ati kari imboga zizanye ni cyana kirenze urumva ni icyuki ni gishadibu kabaga n'amafaranga uyihorere kabisa ariko ngewe urumva ariko nyine bro wirengagije yuko ahantu urimo gukora nushaka kuba uri muri ghetto yawe na adonke ariko ntago ari yawe bro urakodesha sibyo ukeneye amafaranga ya tatuwaje urayikora birangire wakoresheje ibikoresho sinzi kuno wabikoresha cyangwa sinzi kuno wabibonye ariko byasohotse ntago byinjiye ikindi gishoro ni aho ngaho umeze nka urimo kurgishoro cya business yawe yego nimba usohoye ibikoresho bikagira icyo bikora ntibyinjize urumva deje muri loss urimo uramanuka bro sibyo so ibi bintu natanya ngubira ko bihenda sibyo nimba ushobora kuba wagura boto ya ink y'amadolari 200 y'amadolari 300 sibyo wowe ukazayimara uri gukorera abajama bawe urumva kubuntu uri gukorera udusireye twawe uri gukorera utwana tw'uducuti twawe tw'udukobwa urumva arimo kugira gute ku madolari 200 bro muri myaka 10 navuze ari sho kuzaba gihari inyuma yawe hari abandi bana bari tayari sibyo batiteye ku bugoryo urimo gukora ari sho ko iryo soko bro uzaba ukiri hamwe uzaba gihari kubera bitewe n'iki wowe icyo wagiye ushaka ku isoko si cyo kiri ku isoko wagiye ushaka gushimisha iraha ryawe sibyo amarangamutima yawe ubwo busambanyi bwawe ibiki sinshaka no kubyumva urumva ntabwo wagiye ushaka amafaranga cyangwa se wagiye ushaka kubaka wagiye mu kazi ushimishwa n'ibirimo ntabwo ushimishijwe n'ibirimo ahubwo washimishijwe n'ibyo wikururiye yego bro ntabwo umukiriya azaza sibyo aje gukoresha we muri ashaka kuzayo nayumvijamo karaga ngiye kugenda atera injuga ngiye kugenda nkaseduize urumva nkagire gute akarankorera ku buntu uwe yabyishyize mu mutwe ko ariko sibyo aranakurusha ego n'izo mbaraga araza nyine tu akwiryeho agire gute nk'umugabo numara kugira gutya urumva ukwiye ibyo kujya gutangira gukora amatatuwaje for free urumva mwana for free urimo urarimbuka sibyo cyakora byo urimo urarimbuka bro nyuma y'umwaka umwe nyuma y'imyaka 2 ntago twego tuzaba tukuzi sibyo ibintu urimo urakora ntago birimo biragushyikira mu buryo bwiza nta burambe bifite nta burambe iyo geste rero ukoze niyo nagomba gusoreza ntago byari byaba ko ushaka kujya gutera tatuwaje wenda ku mwanya w'ibanga gahunda igahita njye nabikubwiye sibyo njyewe iyo umukiriya yinjiye sibyo nabikubwiye nushaka kuba uri mwiza bingana gute sibyo nushaka kuba uri ikizungirizi kigeze hehe ubuzungerezi bwawe buri muri asakame yawe buri muri kofi yawe buri muri mobile money yawe urumva nushaka uri mwiza rero azabona ko uri mwiza nyine nyuma yaho sibyo hari abashinzwe kubona ubwo bwiza bwawe ngiye ubwiza bwawe ndimo ndashaka n'amafaranga yawe sibyo n'amafaranga yawe ibindi byose urizera imbere yanjye wenda abantu bihangane ko mbivuze gutyo ngira ngo nyine nkumvishe yuko nyine icyo adashaka n'ubwiza arashaka amafaranga no njye ndashaka bro njye nkunda amafaranga ariko nibyo nkunda amafaranga niyo hari wenda wazari impamvu ntanayabona ariko wenda nzayabona sibyo urumva rero bitewe nuko nzi ko njye ndimo ndashaka amafaranga nyakunze ni namuka ngiye mu byo kuvuga ngo wenda turibuze kuza kwibeta nyuma y'ibyo byose nituramuka twibese ntago yibonyishyure bro cyane none sida tatuwaje nigeze kumva umuntu ambwiye ntabwo ari imbizi nabibonye umuntu ambwiye ngo nguriya ngo yashyize ngo ishinya ye ngo ni tatuwaje ibyo nabyo bigenda bite man kuko kubivuga nanjye niko mbibona sibyo ariko ikintu nabwira abantu nishashagirana byose baga izahabu
yes ishashagirana byose ntabwo ari zahabu wowe wikumva ko nyine ikintu wabonye ku ifoto nese bibaho ko nayo bayishyiraho nyine nyine nicyo ndimo ntabwo ndi nagusubiza neza ntarimo kubakira igisubizo ushaka kuguha yego ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu nabikubwiye sibyo ikindi ibyo tubona ku mafoto cyangwa se ku ma social media zireditinga sibyo nanjye ubwo nshaka gupostinga ikintu nakiditinzeho ugasara ngo ni cyiza sibyo banza ukora ubushakashatsi nta muntu ushaka kwicara business y'abantu banemve neza sibyo nta muntu ushaka kwicara business ye nta numwe kabisa sibyo ariko umukiriya afite uburenganzira ese ubundi wowe mukiriya ugiye kwa yandire ngo gukore tatuwaje iyo ushaka sibyo nyine tu urimo kumva ko urayishaka nta kindi nyine wenda hari umuntu wayibonanye ese ibanga riri muri ibyo ngibyo cyangwa se mbere yuko iyo resulta uyibona uzi ko ikibanza cyashijwe mu gusiza ikibanza urabizi mbese okay nyine uzi uko bikorwa uzi nyuma yaho bizagenda gute abantu ushaka amakuru umenye nimba ariyo tatuwaje ku mubiri isanzwe nimba ariyo yatiro nimba ariyo yishinya ureba abantu ushaka abantu bazifite sibyo cyangwa se nubwo utanababona usura aho hantu sibyo ntuhasura rimwe kabiri gatatu ntabwo uzabura umuntu uzamenya amakuru ikindi internet ni mukuru wacu twese sibyo nta mpamvu yo guhubuka sibyo jyaho usome umuntu ushaka kwivuga wenda kwita vuga ngese ko nazi icyongereza ko nazi igifaransa byarakemutse internet ubu ngubu izi byose kabisa nushaka gushyiramo n'iringa cyangwa se n'igifefeko sibyo so rero abantu bo guhubuka bo gusara sibyo bivuze ngo iterambere ryose uko rije bro ntagabara uko ndi kubyumva ndi kumva uri kuvuga nkaho gukoresha tatuwaje mwishinya bishobora harimo risk natangiye mubwira yuko nshaka kwicara business sibyo bishashagirana byose sizahabu ubwo nyine igisubizo ni iki uhita ucyumva ntekereza ko ku bakobwa abakeneye ama eyebrows bashaka kugenda bashema kabafasha nyamuna cyane ari specialize kuri tiro cyangwa se ku ngohe shema wakoze rero ariko mbere yo kugenda bivuze ngo uwakenera tatouage aragusanga hehe icyambere narabwira abantu ko nk'ubwo harimo nk'abantu bari kwibaza nk'ibibazo ndi kwibaza mu mutwe wanjye so reka tubikemure gutya no kuvuga ngo akazi kanjye kuno kaba kamizi kaba kari ku murongo urumva nigeza kandi kantu ngira narebe mbere ko mvuga ko biri ko navuze ko kuri gahunda y'abakobwa bahiteraho n'iy'abahungu bahiteraho naribi urumva iyo gahunda uzayifate suyifite uzayifate ukubita gakonje gutya urumva ugiye none ujye gushaka gukora tatu nari babanje gutestinga rende okay kinambira abantu nkorera umuntu kuri rendezvous sibyo yego impamvu abantu hari abantu benshi bafata nko kwiyemera cyangwa iki akazi kose katari ku murongo karapfa sibyo kuba uyu munsi waza kundesha ko ari service nkokorera ukaza nka kwicaza amasaha 5 ntabwo ari service nziza ikiza nuko tubashyira ku murongo nubwo wenda ntabwo ari buri munsi umuntu aba afite abantu wenda ngo baruzi cyangwa se ngo dufite abantu uri bukorere sibyo ariko dufite amasaha dukoreramo tukavuga tuti n'iminota 3 ufata amasaha 3 ntabwo ari byiza kwitangira saa 12 sibyo uze kuza kuhagira saa 7 tukaguha rendezvous ya saa 7 sibyo ntabwo ari kuza ngo yikubite burya ku muntu ntabwo bizi neza niba adafite undi muntu amarakorera ntabwo bizi neza niba adafite indi rendezvous y'umuntu uri bukorere so kinabwira abantu ko muratubukinga buri artiste wese wo muri Shema Tattoo Studio uramubukinga yego aho mbonera no kuvuga aba artiste dufite harimo witwa Daport Tattoo harimo Yankee Tattoo harimo Kelly Tattoo na abasore babahanga kabisa bahanga ahubwo wakora tattoo utazi gushushanya biri kure biravunanye cyane biravunanye nyine hari ubundi buryo ugenda wifashisha yego ariko ntago uzaba umeze nk'aho umuntu uzi gushushanya yego okay ubwo ikindi kibazo ngiye kubaza ni ikira iki kiganiro mu biganiro cyose nakoze hari umuntu ejo bundi kuri iriya ndirimbo ayireba ngo nawe nyine ngo ubu yayabonye
hari umuntu wambwiye wese ubare ko kutaririmba hari wambwiye ngo ese arimo aramara kimundi wamugani kataririmba arakora miji abayirimo bose barimo bararirimba ariko je cyo zanyarwanda murabana bize nyine nakubwiye umuntu we araza ikintu cye kuko ikintu utazi nyine kutumva ko kitaba urumva ukaza ukabikubita aho ngaho nyine kuko nibwo bwenge bwa nibwo bumenyi bwa ufite kuri ibyo ngibyo ntabwo umuntu utaririmba akwiye kuba ari kumundirimba uwo ni wowe ngo urumva katwisoheza ikiganiro cema wakoze rero ntekeza ko si ubwa nyuma ikindi nta nubwo ari ubwa mbere kuko ikiganiro cya mbere twagikoranye 2020 ndi kwa Jordan yego ndavyibuka ntatangira kwikorera so ntekeza ko rero uko byenda kose tuzadukomeza tuganire cyane ko afite analyse y'umuziki ari muri industry n'ubundi uko byenda kose no kugira ngo dufatanye niba ushaka kuba wakorerwa tatouage ushaka kumwandikira kuri Shema Tattoo n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga hari na nimero ya business 0788 431847 ushobora kubahamagara cyangwa ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga ubundi mugakorana Shema wakoze rero dukoranye ikiganiro cyiza byatari kirekire ariko cyiza kabisa abantu nyine mujyemo mutubwire muze comment mutubwire turazisoma ndirimbo nabasubiza yaman ikindi ndagushimira very very supportive thank you bro kandi thank you so much uri mu bagabo nkunda thank you bro urabizi guys urabizi ndakwemera ndakubaha the grand frere ikindi kintu tutarasoza bro kangunenge ongira ugarure kwa kuntu wafashaga abahanzi urumva ongira ubugaruro man nyine twe tukuzi nk'umuntu uduha impano cyane ndimo ndabiteganya hari projet ndi gutegura ntabwo nahita nyivuga ariko irahari no twe ntabwo dushaka projet ngo z'umuntu runaka ngo uje ufashe umuhanzi no uko wajya gukora ama interview ndibuka ko mistake hari interview yakoranye na Yuhi ni wawe bwa mbere urumva njye kumenya Yuhi no hano hambere namumenye nta muhanzi wundi umuhanzi wese watangiye umuziki ndi mwitangazamakuru ndabizi ko yanciye amaso rero barimo baraza benshi baraza bande botumira abapeti bazi akabatereka impano za ubu nonaha ngiye gushaka undi umusani undi muhanzi buri cyumweru buri kuwa mbere ubwo ndabe promises nzayakiraho new talent yes ngiye kubikora byiza cyane urakoze kuri thank you so much Yohana see you dusubire mu bindi biganiro nge nitwa Leandro ni mugabo call me no head blessings